Irene rero reka nkubwire mba numva mani duhuye twasaturana, mba numva Irene bampa ringi tukinjiramo, Irene tukinjira muri ringi wallahi tugakubitana wowe. Tugakubitana. Abantu mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe. Mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe, mukavuga ati kubera iki Dumba ukunda Sabe? Nuko Sabe icyo umubereye aracishura. Sabe y'umubereye imfura bimfura. Irene nta kintu, Irene mani nitaye kuri kamera zawe mwishiza amafaranga, Dumba ndi umuntu uvamo views. Murabiza abantu barebye ibiganiro, abantu mwarebye ibiganiro, Dumba ndi umuntu uvamo views. Reka mbereke ikiganiro aza muri Canada, ikiganiro cya nyuma twakoze, urebe amafaranga aba yakivuyemo, umbwire mana umuntu aba yakwinjirize kuri urwo rwego. Si ibigo datera byo ko bitavuga. Haza muri Canada man nta kintu namukoreka mvuga ikiganiro gusa ko ibindi ntabwo nza kubivuga we Irene. Ikiganiro cyanjye naguhaye wowe Irene hano muri Canada cyavuyemo nibura amadolari nibura 500 abaye ari make cyangwa arenga. Ibindi ntabwo nza kubivuga. Ibindi ntabwo nza kubivuga. Warangiza ubwo sinshizeho ibyo naguhereye mu Rwanda. Ntabwo nza kuvuga ibindi mba nakoze, ariko ndavuga ibiganiro gusa koze imvuze ibindi nshobora gusa nabi. Abantu bashobora kunkisha n'ijisho bakavuga ati ibyo ni wakabivuze. Ariko kamvuge ibiganiro naba naraguhaye. Hari ibindi byinshi navuga mu gatangara. Ibiganiro naye naraguhaye, ibiganiro mujya mubona ibiganiro turi kumwe na Junior Giti, mujya mubona ibiganiro ndi jyenyine, ibiganiro natwe bafifira ya, ibyo ni ibiganiro byose bivamo amafaranga. Ukabifata ukabikusanya ukareba ingira kamaro uwo muntu abagufitiye. Njewe Dumba, njewe reka mbabwire ntabwo ngira YouTube sininjirizamo. Njewe Dumba n'umuntu ushobora gufungura YouTube nkakora amafaranga. Nta YouTube ngira ntabwo ninjiza. Dumba hano nkorera ibintu byanjye naha kuri TikTok nahemberwa, uretse ko nshimira abantu bampaye gift benshi muri no minsi nanone ntibiramara n'amezi 2. Urumva nshobora kubashimira. TikTok yanjye ntabwo nye ninjiriza amafaranga uretse ibyo mvuze. Instagram yanjye niho ntwikira ntabwo nye ninjiriza amafaranga. Ntabwo njewe niyo ndahana abantu baza nibiga abantu baje mugiye muzababaze mwazaga iwanje aho niciraga n'ibiryo birateka umukozi agateka mukarya nk'ababigiro mukajya n'ababere abanyoko nkabaye ibiganiro nkabagaburira narangiza nkahita mbishira hanze mukahita mugenda murangije kurya murangije gufata amafaranga mugahita mugenda. Nazirukaga mu gitondo nkasanga ubukamera buri mu rugo, bukamera buri iwanje. Uzi kubyuka manu ukava kuvyuka ukava wagira muri salo ugasanga kamera zirateretse, utazi n'ukuntu binjiye, ukaba ibiganiro bro boka nkavuga ati nose umwana arava hano ko yanteze umugati kumugati yari yawuteze kuri jewe na ikiganiro ntabwo aza kuba hombye. Ukavuga ati reka nguye ikiganiro kicara nkamubwira ufitiye topic na topic nayo afite mukayimuha, ukikira kuri kamera ukamuha topic na nino umva nino ashaka gutukana ndaza gutukana nta kibazo. Ibyo bazabimfungire, ibyo bazabimfungire koze nanjye simfite ukuntu nakwisobanura nagira, simfite nanjye ukuntu none se ngiye ko ntajya kurega erega ibintu nabyizanyemo mbizi, ibintu nabijemo mbibona naye ntabwo sinza kugenda ngiye muri Canada ngere kurega se mbarege yariya ko bangize nta hantu ufite ndega ndabituka. Niko za kuruhuka namwe muraza mwicaye mu mazu yanyu ni muzi stress zanjye nta bro. Maziruka mu gitondo man ngo yampano yatanze ikirego ngo Dumba yari inyuma ntuza ngo niyabaye umuntu mukuru, ngo Dumba ngo yari ngo niwe yatumaga ngo ni mwabyumvise muri ribu bro.
izi mpapuro zose zike, iyi ni cyber report ndayifite. Izi ni impapuro, izi mpapuro zose ni ziri mu mpapuro za deko mu bintu byabaye byose nabikurikiranaga nkavuga tuya kuye hano ko ntarimo ndabyumva. Pazomani is free. Pazomani bamurekuye. Pazomani bamurekuye aribo bafunze. Pazomani bavuga ko Dumba natumaga ko ari ngewe wamutumye nari inyuma y'ibyo biboro byose byo gusakaza dive ya mpano. Pazomani yamana mwaramwumvisha yibabwiye pana rimwe pana kabiri. Hari abaswera benshi baza muri DM yanjye barimo barambwira ngo niki nuza mupfango mushakaho. Bakaza manuka sanga umukarita sara kwandike muri DM. Muri comment we postinge boro ukajya kubona ngo wewe ngurimbwa ngo yampango waboye ngura mushaka hiki. Noneho leta ishaka iki kuri yaboye kuba uwo bari uwo yaboye yareze leta mufunguye. Ubutabera kubera iki bumufunguye. Kejo niko bamufashe simbizi. Kejo nibwo afite boro ze simbizi byo nitagaho n'ibyanje. Koze ndabizi man, telefoni yanjye mba nyigendana. Nguma nsubirayo man mwenda ngasubira muri ntuza. Ngasubira mu boro muri telefoni yanjye mu video. Muri bintu Pazomani yanyandikiye. Nkabona mani ntabwo birimo nta kintu na video Pazomani yanyohereje. Nguma nsubiraho nabaye paranoid man, nsubira nkavuga cyangwa hari iyo yampaye igasiba ntayibona cyangwa yarayimpaye muri news muri view once sinyikandeho. Nkareba nkavuga ko Pazomani atigeze nyohereza video. Iyo bavuga ni yihe? Iyo bavuga ni yihe? Nicara na telefoni nsubirayo kwizina Pazomani. Nabaye nk'umusaza abantu barampamagara nkasobanura. N'ubu ngubu umuntu avuye kumpamagara ubu mvuye kuri call n'umuntu. Ndimo nanone ndimo ndiswa navuga ati ni wumbwiye ngo ariko se uzi ko mvuye live umuntu amvuye kwisobanura ku muntu. Ayitarambira ngo se ko Pazomani bamufunguye. Ndamubwira ati reka. Harambira ngo tumbonye amakuru Pazomani bamufunguye. Ndikanga ati reka Pazomani ntago bamufunguye. Koko ngiye ku mbuga nsanga Pazomani bamufunguye man. Nsanga Pazomani bamufunguye. Nsanga Pazomani ariko IRENE. Ntabwo nza kugutuka cyane. Aho nagututse yego nabyo bifata byakira ahubwo byicane kubera urabizi ko ibyo nshaka kugutuka ari byinshi. But bro, mpuye nawe ahantu turi babiri. Kurya turi babiri. Wallahi nagukubita. Nagukubita IRENE. Kwera wigira akantu k'agahanga. Wigira akantu k'agahanga niyo umuntu yarimo aravugana nawe abona wigize umuntu umuha kandi urakagoryi. Urakagoryi man. IRENE urakagoryi, IRENE urakagoryi, urakabwa amabere ya nyoko. Kandi urimo uravuga abantu barakureba bakibaza kuri umuntu muzima man. Iyo urimo uravuga umuntu arakureba akakureba ke bro, IRENE uri mu bugoryi bwa mbere bwabayeho ku isi. Ibigoryi bya mbere byabayeho ku isi IRENE urimo. Kuba wicarana n'umuntu ukumva side ye ntiwumve side y'undi muntu mwabanye twabanye kanyoko. IRENE mvuga ibintu byabereye hano muri Canada wewe. Ariko kubera ndi imfura nabyo ndaceceka. Ariko nkwita ikigoryi. IRENE uri ikigoryi. IRENE you're fucking stupid motherfucker. You're fucking stupid. Uri ikigoryi. Kandi kibi
uri ikigoryi rero, uri ikigoryi, uri ikigoryi kanyoko. Ntekereza ku bugoryi bwawe nkumva nshaka kuruka mana. Ntekereza ku bugoryi rero ufite nkumva ndashaka kuruka. Nirwo rwego ubugoryi bwawe buriho. Ufite ubugoryi bwinshi ku buryo wallahi numva ashaka kuruka. Kandi mabere y'abanyoko mwambwa bandi benshi mubye mubona mukabona mfite umutima mwiza, muzajye mumenya ko nukomeza kunkandakanda mbashobora guhinduka anytime. Ukomeje kunkandakanda mbashobora kuguhindukira anytime, any motherfucking given time I can fucking change. Anytime I can fucking change. Nanjye ntabwo menyerwa. Kubera ntinda guhinduka, ntabwo mesha ko nta guhinduka. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Ariko bikunaniye kwisubiraho, ntacyo isubu nsigiye. Uretse kuza hano nkahita nanjye mbi ikigoryi, nkahita mpinduka. Cause what? Like njyewe ntabwo umva ndihangana mani, bari ntabwo kwihanganira imyaka ibiri. Ntabwo ushobora kwihanganira abantu baza bakubita bagenda, baza bakubita bagenda, uwundi aza kubita agenda. Like umuntu abazava haturike. Mani ndashaka kubabwira ko iyi showbiz nta muntu numwe ushobora kuyibamo nkanje. Nta numwe ushobora kuba, abantu bose babaye muri iyi showbiz bagatinda no kwera bayikuramo amafaranga. Nje ndi umutemyi w'ibiti. I fucking work. And then ahanga nkaza kubashimisha ku buntu. Zero money. Zero money. Ndaza nkabashimisha hano ku abandi bafite ikintu babikuramo. And I've been here for fucking 10 years. Ndi hejuru on the fucking game. Sinzima. Ubwo buba ari uburyo Irene ibintu abarimo arakora gutyo, buba ari uburyo bwo kuzimya umuntu. Buba abakoresheje uburyo bwo kuzimya umuntu kandi wamugaburiye. Wamugaburiye. Muswera agafata ikiganiro akacicazaho ya mpano akavuga ibintu arimo arambeshera, Irene akagipostinga kikagira ibihumbi 400. Atarampamagara kumbwira ati ibintu byagenze gute. Atarampamagara kumbaza sedu ko nabonye ikiganiro barimo baravuga ukuntu, cyangwa ya mpano kurimo aravuga ukunguku, urabivuga hiki, agapostinga akabona amafaranga, nanone agikoresha izina ryanjye. Njyewe nkasigara isi yose irimo nyine iranyota, ivuga Dumba ukuntu uri umwana mubi, ukuntu ushobora gukora ibyo bintu, ukuntu ugira iki, abanzi bakaba benshi. Izina ryanjye rikoresha mu byiza no mu nabi man. Ubizi ko nta kintu mani wamburanye, nta kintu wamburanye kanyoko, nta kintu wamburanye we, nta kintu wamburanye we Irene. Kandi you do one fucking wrong move, one motherfucking wrong move Irene, ndakwanika. Uzongera ukore wrong move imwe ituruka kuri Dumba, nzakwanika. Kandi nzaza ukunguko va kuri bya bindi dukinyuma. Say your thank you.
nzaza ibingi biduca inyuma tukajya mu gikari ngagukubitira mu gikari oya nzaza hano nkwanikire hano kanibaza ko mwakabwiye kari hano karimo karankurikira nzaza nkwanike Irene nzaza nkwanike kandi urabizi ko nkwanitse we maberanye ukuntu urabizi nkwanitse we Irene urabizi ko nkwanitse isi yose yakwanga Irene we nkwanitse we maberanye ko Irene nkwanitse isi yose yakwanga wowe yakwanga batireka nkure kusubire wigira ushaka umugati koze ndabizi ko uri umubyeyi ufite umwana uri umubyeyi ufite umwana ndakwihoreye I'm giving you the fucking last chance nabandi bameze nka Irene mu mwumve mumufatireho muhaye last chance ikindi kigoryi kizaza hano kigakora ubuntu bw'ubugoryi ubutabera bwo mu Rwanda ndabashimiye ntimubaho kuba mwafunguye pazomani sinzi ukuntu umuntu habaye murantabaye hari ukuntu umuntu icyasha kimufata nawe akakiyumvamo ukumva cyagufasha ikintu utakoze ugatangira kwibaza nagikoreye ko numva cyamva ko numva ameze nkaho nagikoze urumva I'm like ibintu cyangwa narindimo ndarota man mana umpanira Irene umumpanira muhane mana nakwinginze